Shalom, ikaze nanone kuri uyu munsi wa 278 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Dushimiye Imana iduteje intambwe nshya, tuyihaye icyubahiro kandi turayishimiye cyane. Ubu ni ubuntu bwayo bwongeye kugaragara, ni urukundo rwayo rwongeye kwihishura. Kuba turiho niyo, kuba tuvuga niyo, kuba dutekereza niyo. Mu kanya amaze gutekereza ndavuga ngo ko umuntu atabaho atarya, ninde utuma umusaya w'umuntu ukomeza gukora ibyo ugomba gukora agahekenya bigakunda? Ndavuga ngo byonyine kuba Imana icyemera ko amenyo y'umuntu abasha gukora ibyo agomba gukora agahekenya ibiribwa bikaribwa, hari igitangaza Imana iba yakoze, hari igishoro iba yashoye kuri buri gapariti kose ku mubiri wawe. Kandi reba uburyo buri rugingo rubabaza, ariko Imana yakurinze uyu munsi, nta n'agahwa kaguharuye. Mana we, nta n'umuntu wakubwiye nabi, nimba banakubwiye nabi uracyari muzima, uracyameze neza. Icyo ni ikigaragaza umugisha n'ubuntu bw'Imana bwinshi bugenda ku bantu bayo. Uyu munsi rero turacyari mu gitabo cyo Kuva igice cya 15. Uyu munsi turibanda ku murongo wa 2. Hano biravuze ngo the Lord is my strength and my defense, he has become my salvation. He is my God and I will praise him, my father's God and I will exalt him. Haleluya. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Haleluya. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza, niyo data, nanjye ndayishyira hejuru. Mana. Haleluya. Umurongo wa mbere twibuke uravuga ngo Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Umurongo wa 2 agahita avuga ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye, kandi nanone n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Imana yawe ubonye ko utarasobanukirwa imikorere yayo bigora kuyiramya? Imana yawe ubonye ko utarasobanukirwa imikorere yayo bigoye kuyibonera izina? Ariko umugabo wamaze kubona uburyo Imana ihoraho ikora, umva icyaza afite. Icya mbere, abasha kubumbura akanwa ke akabona indirimbo. Impamvu mu kanwa kayo harimo lyrics nkeya, impamvu amagambo agushiranye, impamvu amagambo abaye make, impamvu n'umutima unaniwe ukaba wumva urushye gukomeza guhimbaza no kuririmba Imana, nuko ubona ibigwi byayo bibaye bike mu buzima bwawe. Ariko nagira ngo nkwibutse ijambo twarivuze n'ejo hashize, ntabwo ari uko imirimo y'Imana ari mike mu buzima bw'umuntu, ahubwo umutima wawe n'amaso yawe wakomeje kubyerekeza cyane ku byo ushaka ko bikorwa kuruta kureba ku byakozwe. Iteka iyo amashimwe ari mu mutima w'umuntu adasumba ibibazo afite, ntabwo uwo mutima ubasha gushima Imana. Iyo amashimwe ari mu mutima w'umuntu atabasha kuruta ibibazo n'agahinda kari muri uwo mutima, ntabwo uwo mutima uba uri ku kigero cyabasha gushima Imana. Umutima ubasha kubumbura akanwa ukaririmba indirimbo y'ishimwe ni umutima wakozweho. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga muri Zaburi 126 ikavuga ngo umunsi batubwira ko turi butahe twasaga n'abarota, ngo amarira atemba kubera ibyishimo. Ayo marira amanuka aba ari kugaragaza imvamutima z'umuntu umaze kwakira ubudasa bw'Imana no gukomera kwayo. Iteka y'Imana yihishuye yigaragaza mu ishusho runaka. Iyo shusho isobanurwa igahabwa izina bitewe n'icyo iyo shusho yagaragaye ikora. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo yiswe Imana ya Yakobo, yiswe Imana ya Isaka, yitwa Imana ya Aburahamu, kuko hari uburyo yagaragaye igendana n'abo bantu. Iyo shusho Imana yagaragaje ubwo yari iri kumwe na Aburahamu ni ishusho idasanzwe
yitabwaho, igahora irebwa buri ko havuzwe ngo Imana ijya igendana n'abantu. Hari ishusho rero yo kugaragara ko Imana igiye kuza ku buzima bwawe, ku buryo igihe cyose bavuze uko Imana igendana n'abantu bazajya bibuka uburyo Imana yakoze umurimo udasanzwe mu buzima bwawe, uburyo Imana yakuzamuye, uburyo Imana yagusubijemo imbaraga, uburyo Imana yakomeje umutima wawe, uburyo Imana yakubatse bundi bushya. Ndagira ngo nkwibutse, ntabwo Imana ari iy'abakomeye, Imana si iy'abafite ibigaragarira amaso y'abantu yuko bikanganye biteye ubwoba. Oya, gutyo umeze niko wowe umeze gutyo niwe ishaka, kuko ifata messed up version of you ikayitransformingamo new version. Ifata verisiyo yawe abantu bavuga ko yarangiye, ya priti yawe abantu bavuga ko yarangiye, imwe yo gutabwa, imwe idafite ishusho, niyo Imana ifata ikayihindura, ikayitransforminga, ikayikuramo verisiyo idasanzwe iramya. Ni Imana ifata umuntu utayizi, utazi n'imirimo yayo. Niyo mpamvu birivuga ngo ni njye wabakunze si mwe mwankunze, biravuga ngo ni njye wabamenye ntabwo ari mwe mwamenye, ni njye wabatoranyije si mwe mwantoranyije. Hari umurimo Imana ifite gukora ku buzima bwawe, kuko niyo rukundo. Wowe ntabwo witwa rukundo, ahubwo ikubwira gukunda n'ikimenyetso kizagaragaza ko uyifite. Oh my God, kuko urukundo ni imbuto isohoka ku muntu ufite Imana muri we. Ariko Mana uri mwiza, ntabwo wakunda udafite Imana muri wowe, kuko Imana niyo rukundo. Ibisa nayo ibivuga ko biyifite ni ibyuzuye urukundo. Ntabwo Imana wowe ikwita rukundo, ahubwo igusaba gukunda. Uzi icyo biba bivuze? Iba iri kukubwira ngo garagaza ko nkurimo. Baho nk'umuntu umfite, umuntu ubaho nk'ufite Imana, ikintu cya mbere kimuranga ni urukundo muri we. Impamvu Imana igusaba gukundana ni uko ari ikimenyetso kizagaragaza ko ikurimo. Niyo mpamvu birivuga ngo nimudakunda abanzi banyu, ntabwo koko bizagaragara ko mwamenye. Kuko urukundo nimba rutari muri mwe, n'amagambo ya Kristo yanjye, Kristo niko avuga, ntabwo ari muri mwe. Niyo mpamvu birivuga ngo ufite amatwi ngo natege yumve icyo umwuka avugana n'amatorero. N'iki mwuka ari kuvuga? Arimo aributsa abantu kuzamura indirimbo zishima Imana, arimo aributsa abantu gushimira Imana ko yababereye agakiza. Mwuka wera aje kukwibutsa kongera kubwira Imana, ukayibwira ngo uri Imana yanjye, uri inkomezi zanjye, uri imbaraga zanjye, ndacyakwiringiye naburaye, ndacyakwiringiye nubwo ndi mu nzara, ndacyakwiringiye nubwo ndi mu bibazo, mutima wanjye uracyakunyotewe. Ntabwo ngushaka kubw'impiya, singushaka kubw'ibinezeza by'iyi si, ndagushaka kuko ari wowe buruhukiro bwanjye. Ese wasomye Bibiliya? Iravuga ngo ubuzima bw'umuntu bugomba kuba mu kubaho kw'Imana. Ukavuga ngo Uwiteka, ndagushaka kuko kubaho kwanjye kuri muri wowe. Ntabwo ari ibijyanye n'ubutunzi, si ibijyanye no kugira amashyo, si ibijyanye no kuba mfite ingamiya, si ibijyanye no kuba mfite inzabibu nyinshi, si ibijyanye no kuba ndi umunyacyubahiro, si ibijyanye no kuba nubashywe cyane cyangwa nkomeye. Oya, amaguru yanjye ariko Mana, nubwo ngaragara nk'ukomeye, ariko amaguru yanjye aracyari ibikoresho bigomba kuguhimbaza. Nubwo ngaragara nk'ukomeye, ukavuga ngo akanwa kanjye karacyatewe ishema no kwatura ineza yawe. Ukavuga ngo nubwo banyita ukomeye, amaboko yanjye aracyiteguye kurambuka. Ayiwe, ni wese ndacyiteguye kurambarara hasi kubwo kubaho kwawe. Ineza ye niyo igitwikira ubuzima bwawe. Niyo mpamvu njya mbivuga kenshi, Dawidi yasubiragamo akongera akavuga ngo mutima wanjye umva tuganire, uramenye nturebe wambaye imyambaro y'ubwami ngo wibagirwe. Akavuga ngo uramenye ntubone bari kugusingiza ngo wibagirwe. Uramenye itoze guca bugufi, icarana n'aboroheje, ijambo ryawe ribe rito, uce bugufi. Ramya Imana, yiririmbire amanywa nijoro. Imana ntizabura icyubahiro ukiriho, ntizabura abantu bayisingiza ukiriho. Yaravuze ngo
Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ibyo ngibyo bikanyemeza ko ntazigera nkena, bikanyemeza ko ntacyo nzakena. Niki giteye umutima wawe ubwoba, kiguhangayikishije, gituma ubuze imbaraga, gitumye ubuze ijwi riramya? Ni igiki? Umva nkubwire, ongera utoze amavi yawe gupfukama, utoze amaboko yawe kurambukira guha Imana icyubahiro. Bwira akanwa kawe kitoze kuvuga ishimwe ry'Imana. Reka nkubwire, ntabwo uri intama y'uwo ari we wese, oya. Kristo niwe mwungeri wa twese. Kristo niwe mwungeri wawe. Mwizere, vana amaso ku bantu. Uko waba waramwizeye kose, uko yakubaye hafi kose, shima Imana kuko igifite abantu ikoresha. Naho abantu bo rwose, nawe uriyizi ubwawe, urabizi ko bigoye kubaho muri iyi minsi. Ariko niyo mpamvu Paul akomeza abivuga ngo ndabizi ko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niyo mpamvu igihe gukora neza bisa n'ibigoranye, nicyo gihe ahubwo byoroshye. Igihe kuvuga neza bisa n'ibigoranye, nshuti y'Imana, icyo nicyo gihe byoroshye. Igihe kwihangana bisa n'ibigoranye, nicyo gihe byoroshye. Kuko mu ntege nke zacu niho imbaraga nyinshi za Kristo zigaragarira. Kuko niwe utubyutsa, niwe mbaraga zacu, niwe nkomezi zawe, niwe byiringiro byawe, niwe wubatsemo. Ntabwo rero gukomera kwa fondasiyo y'inzu kugaragara mu bihe byoroheje, oya. Bisaba koko bya bipimo Bibiliya ivuga biza, imvura ikagwa, imivu igatemba, imiyaga igahuha, byose bikikubita kuri ya nzu. Hanyuma bari biteze ko ya nzu igiye kugwa, bari biteze ko ya nzu igiye gusenyuka, bari biteze ko ya nzu igiye kuguruka, ya nzu igiye kurangira, bakabona iracyahagaze. Kubera ko mu bihe bikomeye nibwo Kristo ahagararana n'abantu yamenye. Mu bihe bikomeye nibwo ajya azamura abantu. Mu bihe bikomeye nibwo ajya arengera abantu. Mu bihe bikomeye nibwo ajya mu bwugamo. Mu bihe bikomeye nibwo ajya aba amazi amara inyota ku buzima bw'abantu, abandi baguye umwuma. Mu bihe nk'ibyo bikomeye ajya yomora imitima yari yatewe agahinda, ajya yongera gusubiza imbaraga mu mutima wari ucitse intege. Ajya afata umuntu wari ubuze uko agira akamuryamisha iruhande rw'amazi adasuma, ajya yongera akamushakira cya cyanya cy'ubwatsi bubisi. Niwe Mana, niwe gakiza kacu, niwe ndirimbo twirata, niwe mbaraga zacu, niwe ukidukomeje, niwe ukiturengeye na n'ubu, niwe utuvanye iyo tuvuye akaba tugejeje aha. Ndakwinginze, aho ugeze ntihakwibagize aho agukuye. Abo muri kuganira uyu munsi ntibakwibagize icyo yakubwiye. Uramenye ntube umunyabwenge wibagirwa umurimo w'Imana ku buzima bwawe. Aho uboneye teori nyinshi zishobora kugusobanurira uburyo umuntu yaba developed kubera intelligence ye no gukora cyane, ntiwibagirwe teori y'ineza y'Imana mu buzima bwawe. Nubwo isa nk'idasobanutse kuri abo bantu, nubwo isa nk'idasobanutse kubera icyiciro ugezemo, nicyo gihe cyo kuyiha agaciro. Niyo mpamvu Imana ikomeza ivuga ngo nshuti yanjye, mwana wanjye, uramenye ntuzibagirwe. Iki nicyo gihe. Umva isengesho ryacu uyu munsi ariko rikaba n'indirimbo. Turavuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zacu, Uwiteka uri indirimbo yacu, Uwiteka ni ukuri, nushimye ko waduhindukiye agakiza. Ni wowe Mana yacu, natwe turaguhimbaza. Ni wowe Data, Abba Father, Abba Data. Ni ukuri natwe turashyira hejuru izina ryawe. Iri ribe isengesho ryawe uyu munsi, iyi ibe indirimbo yawe uyu munsi, iki kibe icyirato cyawe uyu munsi. Nanjye nuko Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni ukuri n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana Data, nanjye ndayishyira hejuru, kuko ni Imana yo gushyirwa hejuru. Data urakoze kuki dukunda. Mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze.
amen.